ntangiye mbivuga rero bene yajye bene Imana nani bashuhuje ngira nti shimwe gasa n'ishyerezo iteka ryose gana mu bihe byose. Murumva ko iyo ndemukanyo yuzuzanye nayo turangirizaho tuvuga duti shimwe gasa n'ishyerezo uti iteka ryose gana mu bihe byose, kandi tukarangira tugira duti ngo tuvuga ngo iki iteka gasa n'ishyerezo twabivuga inshuro zingahe? Inshuro 3. Duhereye rero ku mpaka mwanajyaga n'ibiganiro mwari murimo mwibaza muti ko twamenye tugororoke twagize iremo, mwibaza muti iremo ikibibiro urubibiro iki ni ibiki, ariko sinzi ko mubizi nubwo mwabisobanura muri buvangavanze amabare yanyu afite ukuntu abizi kandi buri byo, ariko wenda ikigorana ni ukubisobanura nk'igihe twabivugiye nuva mushobora kuba mubizi. Tubihuje n'ibyo twavugaga ubwashize ubwo twavugaga ibyo kugera ku mutagara wa 4 ari byo kuvuka bwa kabiri mu yandi magambo muri ne twarabivuze ko ubu utangiye gutundwa ininda, ubu uzamuka ku mutagara w'ibyaha ukagenda wezwa cyo mu ndi zanze ndimi zanyu ugenda wezwa, kandi ukwezwa guturuka mu kugenda umenya, uko umenya niko wezwa. Mwibazaga rero muti turamenya turabikora dute, turera dute, turahinduka abagororoke gute, biramera biti? Reka mbivugeho gatoya mbere yuko mugenzi wanjye witeguye tuza gukomeza mu kiganiro kugira ngo muhe uruharo abona ahera. Ibyo mwibazaga yaba ibigiye kurikiraho, mwibuke ko ntituri abanyamadini binjiye mu mucuri w'Imana karemano n'inyigisho zayo karemano zitagira icyo zikora ku mutima ngo uhinduke ko bidakunda. Twe rero bo mu Mana kamerano nta gakiza dutegereje kubwo gukora neza, nta gakiza dutegereje kubwo kugororoka, oya. Ibintu nibi muri ibi tubaho, ikintu cy'ingenzi cyatuzanye kimwe cyonyine no kumenya, kwimenya no kumenya. Twavuze ko turi zahabu yazimiriye aha igomba gukorwaho ibitaka. Iyo tumaze kumenya ko twazimiye tukinjira mu rwigiro nk'urungu rwa ndigaye nk'uko mwabivugaga, tuba dutangiye kubona mubare wa gripe, tuba dutangiye kwimenya kubona, tuvutse bunde gushya tutigenda ku mutagara w'ibyaha. Icyo gihe rero ikirushaho no kugenda tumenya ikintu kiriho muri gikomeye, inshinga ikomeye, ikintu gikomeye no kumenya gusa. Kumenya nyakumenya bitera kuba. Aho bavuga ngo ko nabimenye nkanirwa kubi, ntabyo waramenye. Ubaramenye mu buryo bw'umutwe bwo kuboroka bidafite aho byafatiye ku ibare ryawe. Icyo umenya ubacyo, kumenya bitera kuba. Kandi uko kuba nyine niko gutera ibyitwa imirimo yose, bitera ubwo bagororotse birumvikana. Maze rero twebwe ibyacu hano kumenya, kandi kumenya ingaruka zawe no kugira ukuba. None se ubu kuba mudasiba kuri urubuga uyu mwanya isaha mwayibutse mwakurikiye ibiganiro muhora mufite ibyo muganira, nuko ari byo mwamenye. Ibyo mwamenye koko mwamenye byabateye kugira uko muba, ku buryo n'isaha utayibura ho muba yarandi wagiye. N'ibindi byose mwiyumvamo ibyo mukora n'iki biraturuka uko mwamenye. Kumenya nicyo cyatuzanye kandi tumenya twize. Noneho rero nkuko nababwiraga ni ukumena ya. Ubwo rero twavuze ko mu batangiye ko rega umutagara w'ibyaha bari ku wa 4 twabivuze batinda batundwa ininda. Gutundwa ininda barashobora kugenda bamenya, kandi uko bamenya niko bahinduka muri nosi. Twaravuze ko bishobora kugira ku mubiri, umubiri ukabona warahindutse, urabagenda urabagirana umucyo. Ibyo twarakivuze. Noneho kandi rero twaje kuvuga ko hari icyitwa izinatima, aho twavuga ngo ibanga ryo kubaha, ibara ryo gutsinda, irora ryo kuganza, iremefu w'akazi. Twarabivuze aho twavuze ngo gasani ntakabure ntukabure. Ubwo twavugaga iby'agasani gasenze ku mitima yacu. Agasani gasenze ku mitima yacu gahwanye n'ibyo nuko twamenye. Uko twamenye niko gutera kuba.
twese uko turi aha dufite agasani gasenze ku mitima yacu, turi abagasani, ntabwo turabura agasani, ariko ntabwo abantu basenze agasani uburyo bungana. Ibyo si ikibazo, byose bijyana n'ubumenyi ufite. Uko ugira ubumenyi bwinshi niko utundwa ininda, niko agasani gasenze ku mutima kari grave neza, uba uri muri vibration isumba iyundi. Ariko aha nta kuruse turimo, nta kuruhanyishanya, nta kurushanya, ntaki, ahubwo ugenda ukuri. Uko wamenye nirwo rumuri ugendana. Cy'ingenzi ni ukumenya, niko nashaka kuvuga. Kandi kumenye ni agasani gasenze ku mutima wawe, ni uko uzabaho, ni uko uzamurikira abandi, ni uko uzaba u Rwanda. Maze rero ubwo mpuje ibyo mwavugaga, ibyo twavuze, no guhuza n'ibyo utiye gukomezanya nawe, ni Gloriosa, ariko ubundi tumwita Nyamugenge. N'umwe mu bagana shya hariya bo ku Gicumbi, agiye kudufasha mu bijyanye n'agasani gasenze ku mitima yacu. Arabihuza nizera n'izina tima. Mbese Nyamugenge urahari? Muramenye niba hari hose? Ngiye abantu bari hose mbareba. Nyamugenge arahari? Reka turebe niba hari. Yitwa Gloriosa ubundi? Arahari? We mbona yaba hari abayahise afungura mikoro ibyo ari byo byose. Menya atarinjira. Akaba atarinjira? Agomba kuba yabuze network, kuko twari benshi. Murebe niba network zimeze neza cyangwa biba byapfiriye ku bantu ku giti cyabo. Kanya twari 33, twari tubaye 29, ubu tubaye 38. Ubwo rero hari abatagaragara hari wanjye, ariko nta urimo. Wamwandikira yenda mu gikari biro ukamubwira ko tumutegereje. Uko biri kose, niba abonetse arabonetse, niba atabonetse ntabonetse. Turakomeza uko byagenwe. Ubwo twabwa rero iby'izina tima, tuvuga n'iby'agasani gasenze ku mutima wacu. Twavuze izina tima, nanababwiye ibyo gusenga agasani, nk'uko kera byagendaga ko umwana w'umusore wese yitwazaga iki? Isenge. N'abami bakaba bararigiraga, bakaba barajya gusengera hehe? Mu isenga mu rutare. Kuko twavuze ko ribika amakuru mu isanzure, urutare rubika amakuru mu isanzure. Natwe tugiyemo tuba tugiye muri iryo sanzure, amakuru yacu ageraho. Ubwo rero twihuza n'ibyo dusenze tubishyira ku rutare, ugakubaho icyo cyuma. Mukuru simbabwira ngo mujyeyo, ariko iyo nshaka kuvuga ni uburyo bw'abakera n'ubu bukora. Niba yarafataga isenge akarisenga ku rutare, uyu munsi nawe nanjye ibyo twamenye ni agasani karushaho kugenda gasengwa ku mitima yacu. Ni grave. Uko kumenya gutera kugira gute? Gutera kuba. Ntimukajye mwigora rero, ntimukajye mwivuna, utari kubundagororotse, ubundagira nte? Oya, ubugororoke ni iki? Ubugororoke ni ukugororokera icyo wamenye, kandi ntabwo ubyihingamo, ntubyihatamo, kuko wabimenye uhinduka ibyo. Ntabwo ubimenye nyine ko byagenze. Niba twanavuze rero no kubiba n'ikibibiro, turabizi ni muri Anderson bavuga ngo fata, shyira imbuto mu kibibiro cya Rwangambibi, mwitumire ku batoni banjye bose bo mu isi. Imbuto nyine igomba kuba ifite iremo. Iryo remo rero ari wabivuze bwashize w'amahoro Nyabuhivu, yarasobanuye ko bituma imbuto itabora. Ariko kutabora ubwacyo ni uguhobwa ubuzima. Iyo mbuto nyine igakomeza kugira ubuzima, ntibore koko, igakomeza kugira ubuzima kubaho. Iryo remo rero tuba dufite, nitwe tuba dufite iyo tugiye kubiba. Twebwe ibyo tubiba imbuto ifite iremo, kuko natwe turifite. Tubiba ibijyanye n'agasani gasenze ku mutima wacu, kandi agasani gasengwa ku mutima wacu biturutse kuko twamenye nyine uko kungana, uko kumeze. Ubwo rero tubiba ibifite iremo, bishobora kumera bigakura.
niba rero tuvuga uko gukura n'iremo ni ndababaza mwese ko tubiba nitwe tumeza mumbwire no gukuza tubona imyaka ikura twe gusa tuzi ko hari imbaraga rukozi za nkubashyerezo zituma imbuto imera niyo bita ngo iteka rukozi rumeza bigega isabane n'imyaka uko ikura tugahunika ibigega tugakora isabane yo gusangira imyaka cyangwa ibinyobwa iyo ni imbaraga rukozi ya shyerezo ntituyitegeka icyo dukora twe ni ukubiba haba aho tubiba ijambo yaba no kubiba imyaka twe turabiba gusa ntabwo ari twe tumeza cyangwa dukuze ibyo bikorwa n'imbaraga rukozi ya shyerezo twe tuzi ko twabibye n'ibyatubibwemo rero mwahoze mwibaza muti ikibibiro urubibiro twabonye ko mu ndasano ni urubibiro muntu ni nkawe murimo urubibiro muntu aho twavuze ngo mpenzi bare rya gihanga nsarura bene irage bene imana aho tubiba ni muri muntu natwe niba twarabibwemo ijambo imbuto nziza ifite iremo iyo twabibwemo ni imbuto muntu turiyo babibye muri twe nko mu mbuto muntu maze rero ntitumeza ntidukuza twebwe icyacu ni ukubiba gusa kandi icyacu ni ukwakira imbuto tubibwemo ahasigaye ya mbaraga rukozi ya shyerezo niyimeza muri twe niyikuza none se mwese nimuniyizi cyangwa mwese nimukuza aho ngaho mwarabyaye ntimuzi mukambakamba se nimwezi mwiga primaire nimwe mwikujije se ugeze ngo ntabwo ndi gukura neza ngo mvugira gutya ngo nuko nari gukura hari umwana wa nyina yambona rimwe afite imyaka nk'itanu yajyaga yigereranye ku muryango ati nageraga aha ngaha ati ejo ndagiye kurya cyane ejo bundi nzabe ngeraha ashaka kwikuza ku ngufu ibyo rero ubundi si uko binameze twebwe dukomeza kwihuza n'imbaraga rukozi za shyerezo aho twabaye nyine ngo imbaraga rukozi ya shyerezo rumeza isabane rugega aravuga ngo rukozi inshora ibaye iriya sikire do aho ubona nyabarongo itarangira kandi aho amazi ava ikomeza kugenda kabuze kuki adashira havu nuko biragenda hari ibindi byagarutse muri sikire do murumva ibyo byose isanzure twarabivuze niryo ribyikorera isanzure rya shyerezo rwose uboneye ngo mpurize muki muri ako gasane gasenze ku mitima yacu gaturutse mu kumenya kandi tumenye bitebye n'ibyo twibibye mu cyo twabibwemo nabo tubwira igituma tugomba kubwira abantu siba kubwiriza kuba bibamo ni ukwamamaza irage cyangwa ubwami cyangwa ingoma ya shyerezo mu bantu hakoreshejwe ijambo twe turabiba si twe tumeze si natwe dukuza ariko turabiba ko tubishoboye ubwo rero twaze tuvuga iby'izina tima izina tima tunavuga agasani gasenze ku mutima wawe izina tuye tuvuga ko inka ibyaye aho ibyariye ikahata iya nyuma twita ko ari umuzi umuziha sibyo twavuze ku bantu ko iya nyuma iyo tuvutse ibikwa kugeza ku munsi wa 8 noneho yayandi ya nyuma ikazashyingurwa mu butaka bakazatera igiti nari mbabwiye iby'izina tima niba mucyo nyumva mu mbwire nkomeze yego komeza nabwo rero ko hahandi iya nyuma umwana akivuka bayibika ku munsi wa 8 bajya kumuha izina bagacukura none bakayashyira bakazatera igiti cya giti nicyo cyitwa igiti cy'umuntu icyo giti bakakitera hejuru ya nyuma kikitwa igiti cye niko bari mpamvu ngo ku giti cyanjye ababyeyi bagiteraga bagahora bareba yuko kigororoka
igiti cyawe bakakigorora, wa mwana ngo kigororwa kiri gito, kurinda ubwo bazakireshyeshya n'imfizi, cyareshya n'imfizi, ubwo uwo mwana yaba yajya mu ngabo. Ariko twibuka ko babaga bamuhaye izina, niba bamuhaye Nshimiyimana, burya bajya kwita izina bavugira kuri icyo giti, bagitera kuri iyo ya nyuma, bakagira umutongero bagiha bati uyu mwana ni kanaka zabuku nuku Nshimiyimana. Nshimiyimana, uwo mutongero rero bavugiye ku giti cyawe ari ryo zina ryawe, ni izina ti, izina ti ima, izina tima. Iryo zina ryawe rero niryo ugomba kubaho mu buzima bwawe ugororokanye naryo, kuko ni misiyo uhawe. Iyo misiyo uhawe niyo kuba kwawe kugomba kuba guhujwe nayo. Niyo mpamvu nyine ugomba kuba hano ku isi uzi nyine misiyo yawe. Twagiye tubivuga aho twagiye tuvuga ngo irango ryo kubaho nyine, irango ryo kubaho bimwe muri ibi ni ukumenya icyakuzanye mu isi, ukakimenya, noneho ibare ryawe rigakomeza gutundwa ininda binyuze muri misiyo yawe mu izina tima ryawe. Bivuze ko uko ugomba kubaho kuri ino si kuzajyana n'izina ryawe. Ni ukuvuga ngo twese aha nta nubwo dufite impano zimwe. Umwe azamenya ayenda agira ngo abe umuganga, abirangiye abaye umuganga. Undi azamenya abaye kugira ngo azarangire ayoboye abantu. Undi azamenya impano ye ari kugira ngo ajye afasha abantu mu buryo runaka cyangwa yigisha. Muri ubwo buryo impano yawe izagenda ikura ikurikije izina tima ryawe, wibona uhwanye n'izina ryawe. Izina tima ryawe, umutima wawe nk'uko watewe wowe nk'igiti kimye, ti ima, wimye nyine ukwiye ujyanye n'izina ryawe. Urumva? Ubwo uzaba uri mu bugororoke bwawe, birumvikana. Agasani kazaba gasenze ku mutima wawe kazaba kajyanye n'izina ryawe cyangwa na misiyo yawe. Muri ubwo buryo rero, niba tuvuga rero agasani gasenze ku mutima, niba tuvuga iryo zina tima, ibi byose turabivugira ko utagomba kubura agasani. Gasani ntakabure ku mutima wawe, ntukabure umubura gasani. Ibyo rero byose nk'uko twabivuze nibyo bihurizwamo iyo twavuze byo gukomeza gutundwa ininda, agasani gakomeza kuba garave kuri wowe. Uboneho izina tima ryawe rikagira uruharo, rigahuzwa nawe, ukabuhujwe nawe. Nibyo twavuga ko ibare ryawe hano rihuzwa n'ibare ryo mu ibanze, ukaba uhujwe nawe ubwawe, wagiye in tune. Unose wabona nk'umuntu wagiye ku rugamba kwa kundi bahabwa icyombo, icyombo kitagihujwe n'uba komanda yasigaye uba watakaye. Abaza mu isangayo rero baza muri misiyo barabwiye ibanga ryo kubaha, bagera inanga bagatakaza, bakibagirwa icyabazanye. Ni nko gutakara ku cyombo. Abo rero nibo bazindira kwa Nyamuzinda, bazindira mu gikiri cy'umwami Imana nkubashyiriza umwe gakondo ya Nyirankuba Gasani. Ubikiriho rero muri Rwigiro ni ukuzindukuruka. Abazindaye bakazindukuruka, bakongera gusubira ku murongo ubahuje frequency niba ryabo ryibanze ryasigaye, nabo ubwabo bakaba baraha, bakabahujwe nabo bari bo mu isanzure. Maze rero ubwo buryo ugenda ukura, ugenda utundwa ininda. Ntuzi uko bikorwa, ariko iyo tuzi birakora. Ni nk'ubashyiriza urukozi ni gukora ibyo ngibyo. Twe gusa tugomba kuba duhari, tutarazimiriye. Ubugororoke ntiwazimiriye muri ubu ngo imbaraga zaje zimarwe n'ahazaza cyangwa ngo zimarwe n'ahashize. Noneho imbaraga rukozi yashyirizwe n'izikuburi. Ugomba kuba rero umugoroke bwa ubu, uri mu bugoroke bw'aba abandi uhujwe nabo, uri mu bugororoke bw'ibi uhujwe n'ibindi, uhujwe nanone n'urumuri ariyo Mana. Aho hagati ngo twamenye muri wa murambi w'umurora, uba uhagaze hagati uri muri uwo munzani. Ahasigaye wirinda ko hagati handi twamenye amasuka muri ziriya nguni z'uwo murora utarenga umutaro. Kurenga umutaro ni ukuva muri equilibre ugasanga wahengamiye mu bintu. Urazamuka bagiye mu bintu, ubwo iyo wagiye mu bintu wica abantu.
cyangwa agiye mu bantu wica ibintu, cyane igihe ujya mu mana ibintu n'abantu n'ubu bikarangira, uyabona abantu batuze ngo turasenga gusa bagiye muri desikiribure, ugora muri iyo balance iringaniza ibintu abantu ubu n'Imana. Uko guhamaho rero uri muri ubwo bugororoke, nanone ugenda ubikuramo urushaho kumenya kurinda ubwo nyine uzagera kuri wa mutagara wa nda wa cyenda wa nda wawo uri rwose ugize ubuzima bajya bakwita ngo ni ubuzima kirisitike, twe tuvuga ko ari ubuzima urumva bw'umutagara wa nda wa cyenda, wongeye gusubiza mu ibare ryabaye ibare, noneho byabaye nka zahabu yera rishatse ryagara kwiyenkarina cyangwa ntizanire yankarine. Aho rero ngira ngo twagiye tuvuga ko na Yesu Kamilano ku mutagara wa cyenda, uwo mutagara wa nda yariho niwe ashobora gutuma aba kumwita ngo afite vie christique, ariko banavuga natwe tuba mwene abo bantu batakiri abaha rwose, babaye multidimensionnel, babaye umutara bagira hose rimwe bamenya byose, banebera hose rimwe. Rero ubona turagira ndetse nanabisobanura ko sasobanura ibyo tutabayemo, ariko ni muri bwitekerezo. Icyo tuzi nuko nahangaha uko tugenda tumenya, uko tugenda tuba ibyo twabaye, uko nabonaga isejo siko nyibona uyu munsi. Mva muri cyo bita illusion baringa, hatangira kwinjira muri reality, spiritual reality, ntakiri muri physical illusion. Ubwo rero rwose duhuje ibyo byose, ibyo mvuze naho mwari mugeze, reka mbe ninikije tuganire, kandi ubwo ngubwo Gloriosa aba yaje nawe araza gukomereza, ariko niba atanaje turakomezanye. Ngaho reka nitse rero, Bwana Nshimiyimana, namwe mujye mu ruharo. Reka dushimire Rwiruje Nyirishema ku bisobanuro duhaye, ngira ngo rwose birimo kugenda bidufasha gusobanukirwa neza tunzwe n'indi icyo ari cyo, ndetse no kurushaho kwimenya by'umwihariko. Niba rero hari umuntu ufite inyunganizi cyangwa se ufite ikibazo, yazamura ikiganza agafungura mikoro, ubundi tugakomeza tukaganira. Mu gihe kandi yaba ari ntawe, turaza guhita twihuta Rwiruje asubirane umwanya. Nta muntu waba ufitemo ikibazo ubu ngubu? Ashobora no kugira inyunganizi ariko. Ufite akabazo gatoya? Yego, fungura mikoro yawe ukabaza. Ntabwo nzi ikinyarwanda neza nk'icyo, ariko cyagiye kiri kuvuga, hari ahantu avuga ati muzi aha, hanyuma hari ibindi yaravuzeho ngo bataba ngo mu butaka none bagateraho igiti, ibyo ntabwo numvishe izina ryabyo. Nicyo kibazo cyakubaza. Reka musubize. Nigeze ku nshuro ya mbere nigeze kuvuga ibyo bita umuzi aha. Ku nka bita umuziha, wa muziha inkitaha, buriya ubaye wandika nko mu mirangamimerere habaye kode y'inka. Iyo nyana bavuga ko yavukiye aho ngaho, wahita wandika uti iyi nyana ivukiye kuri Karujongi mu isibo iyi n'iyi, kuri korodone izi n'izi zisi, kuko nyina yariho itaye umuzi aha, imeze aho. Umuziha ntuwuzi umuziha? Ku bantu rero twe si umuziha, twe bayita ingobyi ya nyuma. Iya nyuma niyo bakora ikimenyetso kimeze nk'aho ari umuzi aho umeze, bakariyo bafata ukivuka hagashyira iminsi 8, noneho bakayicukurira, noneho simbuze kwitaba, muramwira uko nza kubigenza, noneho bakayishyinguraho, noneho bagatera igiti. Bavuze ngo umeze aha ngaho, umuzi grade yawe umeze kuri korodone zisi, umeze aha. Izi umuzi wawe, izi ni aha, izi naha. Icyo twita izina ni izina aha, izi naha.
izi umuzi naha umuzaha ubyumva uburyo rero nubwo waba uri aho i Burayi nubwo waba uri muri Amerika ugomba kumenya ko hari ahantu hari umuzi wawe ubundi ugomba no kubaha nubwo nta giti cyatewe ariko nibura n'umudugudu n'umusozi wavukiyeho uba afite umuzi wawe buryo bafite igihango nawe noneho ababyeyi rero bahita batongera icyo giti bateye aho ngaho kuri uwo muzi kuko nicyo wowe bakavuga ngo uyu mwana tumwishe nshimiye Imana bakavuga amagambo azahora ashimira Imana igikomeye cyane kuri shimira Imana ni umutongero ugenda ashimira Imana bavuze ubwo rero misiyo yashimira Imana ni ukuba uwo mutongero izina ima umutima wawe ukaba uzasenzwa agasani ka misiyo yawe baguhaye ababyeyi bawe bapronosheje igihe bateraga igiti cyawe niyo mpamvu bavuga ngo kunga igiti cyanjye mu giti cyawe ko mutazi uvuga ni ku izina ryawe ku izina ti ryawe ugomba kwima ryawe ukaba ryo aho rero urumva ko niyo mpamvu muravuga ngo ari kumeze uti urameze ati burya baba cya giti cyawe kimeze gute ababyeyi bawe bakigorora yenda bavuyeho nawe ugomba kwigorora iyo kigoragoramye ni ikigoryi iyo kigororotse kiba gikiranutse kiba kiri mu bugororoke ngo umeze uti ngo uteye uti ngo ariko yateye ati ubundi ujya umubwira uti ngo nava ngo ateye ateze ngo ateye uko ameze cyangwa niba baza ngo ameze ati ameze uko ateye cyangwa ameze uko atundwa ininda atundwa ininda aracyaninda ubwo rwose afite uko ameze ni ikigoryi iyo bavuga ikigoryi ni igiti kigoromanze arakiranutse cyangwa aragororotse ni igiti kigorowe ni baba ngo igiti kigororwa kikiri gito hari aho kigiruka batabaje kukigorora murabizi ubwo rero nasubizaga ibyijyanye n'iyo ya nyuma uko iterwaho igiti kiri igiti cyawe cy'igiti kigomba gukora izina ryawe izina ti ugomba kwima ukaba ryo ukaba muri ubwo bugororoke bwawe naryo wihuje nawe sinzi niba gushubije cyangwa n'abandi bumvise urakoze cyane murakoze ku bisobanuro byiza muduhaye rw'irizo nyirishema nzigira yazamuye ikiganza nawe ndabona yanafunguye mikoro kare twagize amahirwe amajwi ntiyahura bafata umwanya nzigira nzigira batavuga ntabwo nzigira fungura mikoro yawe urayifunze ahubwo kandi imbere yari ifunguye nzigira reka ngira ngo dufate ndayishimiye buriya nzigira naboneka aragira ndayishimiye wafungura mikoro yawe murakoze cyane hari nkurikije ibyo Rwiruje yamaze kutubwira numvishemo ibintu bigera kuri 2 nagira ngo amurize neza niba ntibeshye ku bijyanye n'izina tima hari ikintu mu Kinyarwanda tuvuga ngo iso nta kwanga akwita nabi ndakumva iso nta kwanga akwita nabi cyangwa se izina ni ryo muntu umuntu agakora ikintu runaka ukumva baramuga ngo ngo izina ni ryo muntu koko nagira ngo Rwiruje atubwire niba iyi migani ibiri twumva mu Kinyarwanda arahihurira n'izina tima murakoze mbere yuko Rwiruje afasha kugusubiza reka sabe nzigira abafunze mikoro noneho Rwiruje namara kugusubiza ahita afungura mikoro afata umwanya kuko igihe twamuhaye umwanya ntabwo yabashije kubyumva neza nzigira bukuyeho mikoro hanyuma Rwiruje afata umwanya dusubize ikibazo cya ndayishimiye ko mu biganiro twatanze mbere twigeze kuvuga ibyo umuhango wo kweza amazina umuhango watangijwe na Nyampundu wa Mututsi umugore wa nyirabukwe wa Mututsi bari umugore wa Sabizeze kandi nawe yaje kubyara ngira ngo ni Nyiranganji waje kuba umugore wa Kibogo yari umukecuru rero niwe mu mihango y'ibanze wazaga mu byo kweza amazina umwana yavutse
barazaga bagaterana abantu benshi cyane bakanywa bakagira bate, noneho abantu bagaporopoza amazina, arwaje ni ugukomereza mu buryano dufite ubu, noneho bagaporopoza amazina kurinda ubwo n'abakomeza kwita, noneho Nyampunda akumva akavuga ngo izina ni iryo muntu, rikamugira ati izina ni iryo muntu, akamurya ngo izina ni iryo muntu. Ubundi ni ngo izina ni iryo muntu, ubundi original yabivuga izina ni iryo muntu, izina rikwiye ni iryo ngiryo. Urabyumva neza? Ariko nubwo banabivuga mu buryo busanzwe ngo izina ni iryo muntu, uzasanga bijya bihura n'undi. Bazababwira ko hari abantu batashobora guhabwa ubwiru cyangwa amabanga, ari bamwe nubwo twagiye tuvuga ngo iby'u Rwanda bizarindirwa mu ikirinda kurinda, aricyo kintu cy'abisave mubwo ni mu baporoso n'umuntu uzagurirwa mu bikiri mu nyito zabikirinda. Ariko byagaragaye ko nta zina ngo ry'ikinda ryagombaga kuzamurwa. Abakarya isoba bagafite amazina mabi muri ubwo gufite amazina mabi atazamurwa. Rero ngo uko agakwita nabi uriye bakwise Nyakabwana, ese bakwise Nyakabwana biragoye ko ngo so nta kwanga kwita nabi. Urumva ko niba ku mutongero w'inda yawe nako ko y'imbuto yawe yaratongeye n'abakwita uzabuko rwose ni ikibazo. Ntagomba kwita nabi umwana wawe, ugomba kumwita neza, kumutongera neza, akaba nyine icyo wifuza kwaba cyo, nawe rero agomba gukura aba icyo kintu mu bumenyi azagenda yakira. Ubwo rero nasubizaga bijyanye ngo izina n'iki ni iryo muntu. Ikindi waravuze n'iki ngo si ukwanga ngo akwita nabi, ni ibyo nyine ubundi ni ikibazo. Nuko biri ugomba rero kwita neza abana bawe, ugomba kwita neza. Ngira ngo nuzaba nibwo buryo bwonyine hari nge najya guhinduza izina, nuko nakumva uko banyise bitasona n'ubundi we najya kurihinduza jewe nkiyitisha. Ariko mu gihe ababyeyi banyise neza, mba ngomba kugira iryo zina tima, mba ngomba kugira bene ako gasani gasengwa ku mutima wanjye kajyanye n'izina tima ryanjye. Murumva? Reka mbe mbivuze ko utyo, ariko ndumva waba wumvise nibyo umbwire. Yego nabyumvise. Ndagushimye. Murakoze cyane Rwirujo, ngira ngo n'abandi baba batasobanuye bafite ikibazo barasobanukiwe. Nzigira wafungura mikoro yawe noneho ukabaza ikibazo. Urakoze cyane. Nzigira uratwumva? Menya Nzigira afitemo ikibazo cya dekaraje mu majwi, kuko na cya gihe yaje kwibuka ko twamubwiye hashize umwanya. Sinzi uko turi bubigenze, ngira ngo turareka hari buze kuvugira duhite tumuha umwanya. Mwese ko mubyumva? Nzigira afungura mikoro. Sinzi ngira ngo ego eri. Ego murakoze. Kuri icyo kijyanye n'izina hari akabazo k'amatsiko nahise nkigiraho. Urabona hari iriya zina wise ukivuka, ariko uko mubizi hari imyemerere imwe n'imwe iyo yinjiyemo bisaba guhindura izina. None iyo uramutse uhinduye iryo zina rishyashya ry'amadini, ugasiga rya rindi ugahindura rya rindi wahawe ukivuka, aho ngaho ibyo ngibyo uhawe ishyashya riba gifite umwimerere nka rya rindi rya mbere wise ukivuka. Icyo tuvuga urumva ko umuzi wawe uza utawurimbuye, warimbuye umuzi wawe gusa ntibyumvikana ra, ugomba kugaruka ku muzi wawe. Waciye umura uri karemano aho kuba kamerano, wiremyeho hino kurwara hamwe y'abagore, wikuyeho iriri kamerano, kwikuramo urwara kamerano biryana cyane, biraryana. Wiyango yembike karemano ugaragare neza, ibyo ni ishyano. Okay? Nukomeze.
cyane sinzi niba Nzigira yaba ari hafi rwose ashobora kuba yari afite ikibazo ariko ndabona noneho Nzigira wafunguye mikoro niba bishoboka ukabaza ikibazo. Muranyumva cyane rwose urakoze. turumvikana? Okay, murakoze. Yewe ntabwo ari ikibazo mfite, ndashaka kunganira ikintu cyitwa gutunga ininda. Uko nacyumvise cyangwa nacyakiriye, nacyumvise nkaho ari ukweza kuvugwa mu ngengabihe. Nibwo buryo numva nabivuga mu kwezwa cyangwa se kugenda ukurwaho ibishaka, kuko mu Kinyarwanda baravuga ngo umwana ujyaho ntagarurwa. Ubwo umwana ujyaho atagarurwa rero, byanze bikunze iyo iwanyu hari ibyo ugenda utaka bigomba kuvaho bidafite impamvu, kuko niba tujya mu kwera hari ibyo tugomba gutara bigomba kutuvaho. Ye numvaga ariko byo numva ko ariko gutunga ininda. Amashimye, murakoze. Arakoze cyane. Nzigira ngira ngo Nyirishema yadufasha kubiduhuriza neza, ariko ndumva biri mu mujyi. Oya, bivuze ni uko kwezwa nyine, ni uko gutunganywa kw'ibare, ni ugutundwa ininda. Bishobora no kurangira iryo ninda rigaragaye no ku mubiri ibare ryambaye. Ibyo ni ugutundwa ininda. Kwezwa mu buryo bw'umwuka spirituel bishobora no kugera no mu buryo bw'umubiri, twarabivuze ubushize. Arakoze kandi ndamushimiye Nzigira. Ngira ngo ibibazo twari dufite rero Rwirujiro Nyirishema ndabona bisa nkaho kikije, nta kiganza mbona kizamuye, ngira ngo twakomeza. Murakoze. Niba tugomba no gukomeza rwose, ubu twariho dufikisa, twariho dushimangira ibyo twavuze biva ku mwambi, ibi tugejeje ahangaha turi twumva ibyo agasani gasenze ku mutima wacu. Agasani gasenze ku mutima wacu twababwiye ibyo kugendana isenge, murabyumva. Twari tunababwiye noneho n'ibyo gutera igiti. Ahasigaye buriya n'ibishimwa na bagenzi banjye tuzakurikizaho noneho icyiciro gishya cy'izinyigisho zo mu irage ry'u Rwanda bijyanye n'inzira ya muntu. Ni inzira ya muntu, ibi tuba tuvuga nituvuga ngo igiti n'iki byose, niba ababyeyi bacu barakoreshaga mu kugitera, niba ababyeyi bacu barakoreshaga icyuma mu gusenga agasani ku rutare, niba ababyeyi bacu barakoraga imihango iyi n'iyi, aho tuba twerekeza si ukugira ngo musubire muri iyo mihango. Ntabwo ari gusubira muri iyo mihango, munyumve neza. Ahubwo ni ukumenya iteka byabaga bihatse. Iryo teka ryo ntabwo rivaho, rihora ari iteka ry'ukuri. Icyo byabaga bihatse ni iteka. Ni ukuvuga ngo muri ibyo byose turi kuvuga, byose bijyanye no gukura mu buryo buri spiritual, bikajyanwa n'uko umuntu agenda yezwa, bikajyana n'iki ako gasani gasengwa ku mutima wacu. Ni uburyo uburyo twigaragaza, niryo natima ubwo dufite, kandi tukamenya ko ubwabyo kuba turi ku isi twarahabibwe, dufite ikituzanye tuje kumenya kugira ngo turushe kwaguka isanzure ryaguke. Akaba ari misiyo ya buri wese rero, ni uko ababyeyi babaga babizi, babikoraga imihango myinshi igamije kubika ibyo, kugira ngo dusome iyo mihango twumve icyo byabaga bivuze. Ubwo rero ushyikiriye iteka ibyo bibitse. Mu byumve rero, ntimugire ngo turashaka gusubira mu bya kera, ariko ushatse wanabikora binagushobokeye, wanabikora ibyo washobora. Ariko utanabishoboye ko twagize ukuri bihatse, turacyagufasha. Niko turi kwibutsa uko kuri kwitwa iteka n'iryo rage. Ni ukuvuga ngo filozofi bibitse, ariko kuri bibitse, urumuri bibitse rwahuranye ibihe, ibyo byitwa iteka. Iteka duca muri iryo banze ry'ibyo byose byakorwaga. Noneho inzira ya muntu rero ihora ibitse muri iryo teka kuva umwana yavuka. Aho uraza kuvuga duti tuzahera umwana avuka batera igiti, cyangwa tuzahera kuva nyina aterwa indanasi. Habaho kwesa ibare, kuko urusoro rwa mugabo n'umugore uteye inda bikemera babyita kwesa ibare.
nubwo ibare nyirizina rihaza nyuma y'iminsi 21. Ubwo rero turibaza tugiye kujya tubiga impaka, tuzaturuka umwana avuka, tuzaturuka nyina arongorwa na se, tuzaturuka ariko ibyo urumva ko tugomba kugenda tukanabigenga kugira ngo tuzagwa mu byo ngo ari inkoko n'igi kibanza n'iki tugomba kugira aho duhera. Tuzahera mw'iyo nzira ya muntu kuva umwana avutse. Reka tuvuge ko avutse mu nda ari Shyerezo umuremye wa mbere, uwo niwe turi kuvuga, cyangwa umubyaye Shyerezo umubyaye, uwo niwe turi kuvuga inzira ze zose kugeza yongeye gusubira mu Mana. Ibyo byose bihishe iteka tugomba kubaho uku. Iryo niryo rage ryibanze ku buryo mu gukira k'u Rwanda cyangwa gutabara abatuye isi, muri bwa buryo tuvuga ngo shyira imbuto mu kiburo cya Rwangambibi, uburyo bwonyine dushobora kubiba bikemera, imbuto nzima, imbuto itaramunzwe, ni uko ibintu byose tuvuga tubisubiza mu buriza bwabyo, mwibanze mu buriza bwabyo. Ni ukuvuga ngo imbuto y'u Rwanda, imbuto yo mwibanze, imbuto yo mu buriza, ariyo rage tuyifite itaraboze, yakomeje kugira iremo, tukaba tukiyifite, ntabwo yaboze n'ubwo hashize imyaka 600. Ni ya mbuto igihari, iyo mbuto niyo tugomba kongera kubiba mu bisi, ikaba itaraboze ko ifite iremo, ku buryo ibintu byose tuyo twigarura mwibanze mu buriza bwabyo. Niba tuvuze ngo umuti, yimuka icyo bivuze. Niba tuvuze ubumwe, uko icyo bivuze. Niba tuvuze ikintu tukakimenya uko bivuze, ubaye ubigaruye mwibanze. Niba tuvuze u Rwanda, ukamenya ko ari urumuri Rwanda, u Rwanda mu buriza byarwo ni u Rwanda. Niba tuvuze ngo Imana iri Rwanda igataha i Rwanda, ukamenya ko Imana irirwa ahandi ikaba ari uhora aho, nibwo buriza bw'ibyo bintu. Nibyo rero umukuri, niyo misiyo dufite ubu twese, nge namwe nanjye wa mugani, kugira ngo dusubize ibintu byose mu buriza, tubihereza abatuye byasuye mwibanze mu buriza bwabyo. Ijambo ryose tuvuga rigomba kuvugwa ryasuye mu buriza bwaryo. Urugero, dufite nka minisiteri y'ubumwe, duhora tuvuga ubumwe n'iki. Shimima, wakoze ubumwe wavuga ko ari iki? Ubizi mu buryo, ushobora kubizi mu buryo buri biased, ahari ugomba kubizi mu buryo bushubijwe mu buriza bwabyo, uturutse mu buriza bwari kuri iryo jambo. Ubumwe utekereza ko ari iki? Njye ntekereza ko ubumwe ari ukuba umwe. Niko nabibyumva. Ntuzi gutandukanye n'abandi bataba mu rwigiro rwa ndiga utandukanye n'abandi. Ubwo noneho tubwira ibyo wigiye mu rwigiro rwa ndiga ye, n'iryo jambo urisobanura uryerekeza mu buriza bwaryo. Shaka kugufasha. Hari abasenze nyine byandi by'abaporoso basenga ati mfasha. Umuntu arasenze ati arasenga ati nyakira sinapo mu isengesho. Ngaho shaka sinapo kwakira. Murakoze cyane. Ubumwe mbisubije kuri cyo mbisubije mu buriza iryo jambo. Ubwo se nibyo ibanze ritandukanye n'ubumwe. Ndavuga ijambo ubumwe niyo tuvuze yaba intango rero wakayahura uranyobe. Turavuga ijambo ryitwa ubumwe, turi kuvuga intango, ntituri kuvuga ibanze. Navugaga wenda reka tuborohereze cyese ni barundi. Yego. Okay. Yego. Ikimenyera ashaka kubanza cyangwa yego. Ikimenyera ashaka kubanza. Ndashaka kubanza. Aho banza ngo ubumwe duhereye mu buryo twize imibare ya Kinyarwanda ni oneness. Yego. Kuba umwe nyine ni iriya ngo mwe ritune, mbese rimwe ni oneness. Ubu nyine ubu yego. Kuba umwe nyine muri oneness mu bumwe ni gutyo mbyumva.
rwose nubwo witabaje iby'amahanga nanjye njya byitabaza nibura uteye intambwe nini ngaho mwuzure nanjye reka ntere indi ayo magambo nyacagagure nyahuze nicyo usabwa ubu ni ukuvuga ngo nonaha mwe muri umwe mwese muri rimwe mwe urumva ubu nk'uko tuvuga ngo ibyaremwe yego iyo ngiyo nyine imwe ibyara twebwe noneho rero ubumwe twebwe urumva buri wese urumva ko aragisubije mwibanze cyangwa mu buriza bwaryo ijambo kuri hasubiza ntabwo ibyo tuvuga bizagombye kubanza kwinjizwa mu buriza bwabyo tutumviye muri bias iriho hakandikwa n'ibitabo bakagira gute ariko ntawe ubyumva ubu si muri bwa bworoke bwa nawe ubu mwe rimwe mwe niho twayibonye se mwe ritune nutu mwe ubu mwe nuvuga ngo ubu iki mwe si ubundi ngo riravugwa nande wowe uvuga ngo ubu mwe ninde ubwo uvuga ni rimwe rya data ritegeka yego ariko uvuga ngo uwavuze ubumwe bwa mbere akwiye kuba ari nde kuba ari igihanga bintu nagendaga abantu urumva ko twavuze ngo urumuri urumva ko ni umuremyi cyangwa ni umubyeyi wabwiye atuye isi abereka urumuri ati urumuri urumva ko ni umuntu cyangwa se persone ubwira deuxième personne cyangwa mu bwinshi ngo urumuri ni nawe wavuze ngo ubu mwe ni nkavuze ngo abo mwese hose muri umwe igihe cyose mbese igihe cyose ubu ni maintenant perpetuel ubumwe aho ishakiye yafunga mikoro aho ishakiye ifunga mikoro birimo birazanamo amajwi na byumvise murumva ubumwe kandi igitangaje twazisura bigaje bundi ubumwe ntabwo ari ugufata ibintu bisandaye cyangwa abantu basandaye ngo bahinduke umwe ntabwo ari uguswiza kwegeranye ahubwo ni uguturuka kuri wowe ngakwira muri bose nibwo bumwe ni ugukwira muri bose ibindi bikoze ubumwe si bose bakwira muri umwe urumva rero mu gusubiza ibintu mu buriza bwabyo tugomba kujya twumva buri jambo ryose ryacyuwe mu buriza bitabaye ibyo nta kintu twaba turi gukora n'ubu twajya tuvuga bya bindi bisanzwe murumva twaba tuvugira ku mutagara usanzwe nyine ubwo n'ubyaha kandi mu gihe twebwe turi ne twavutse ne dutangiye gutundwa inunda ururimi tuvuga ni urwo ku wundi mutagara muri ubwo buryo rero ikinyarwanda ni ururimi rw'isi igomba kwireferaho rubitse amahame rubitse amabanga yo ku mitagara yo hejuru ugomba kumva ibisigaye byo kwisubiza buriya mu kinyarwanda ubwo rero ugomba kutacyumvira ku mutagara w'ibyaha ahubwo ucyumvira ku mutagara biri hejuru murumva hari urubuga nahoze numva hari umuntu uvuga ibintu nk'ibi ngira ngo nawe yafunguye urugi rwa ndigaye banza ari abanyamahanga ariko afite akabazo ho gato simva ngo akabazo k'inyigisho ze kiki aravuga rwose bituvuga ariko niba nyumva ko ntafite nomero ze namugira inama yo kwigisha ukuri nk'uko akumva atagize ikintu cya politiki ajyamo akabivuga akavuga uburyo ubuye mu buryo w'amateka mu buryo spirituel akirinda kwinjira kuri tere inyerera ya politike ziba ziriho ubwo nibwo twari twabonye ko ngo uwari benga inzage azahinduka akabenga ingenza ni abwira abantu ukuri kubwo ubumwe azumva ko nta kuvuga ngo nta kanaka ngo turaba uturwanya ibi n'ibi ngo turi gutyo bimwe muzi abantu bajyamo impaka ibyo bizirindwa abantu nibahinduka bamenya ubumwe
bakagenda bamenya ukuri kw'iby'umwuka nk'uko tubivuga, bagatangira gutundwa ininda, bazatangira noneho kubaho ukuri bamenye. Noneho niba bari benga inzage, ya yindi isindisha abantu bose, ahubwo bazahinduka benga ingenza, bagenza basigara ahubwo bayobora abantu mu rwigiro rwa ndiga wandigaye, kugira ngo binjire muri ubu mwe, kuko hategeka rimwe rya data, ngo nasanze abandi ari bo nge mbikubamo kenshi uko bangana, ryewe muri bose, niyo mpamvu ari abandi. Ntibabona niba muri bose ngo ndi mu busa nsa nabo, ni bwa busa busabanye bwa rimwe. Muri iryo teka ryayo avuga ngo mu busa tubamo rimwe, tukongera tukaburamo rimwe. Iryo ni ihame rikomeye. Yego. Murambabarira kubaca mu ijambo, ariko hari message mbonye izamutse ko hari ahantu ijwi ryigeze gucika. Ntabwo byamaze umwanya munini n'akanya gato, ariko wari urimo uvuga ngo ubumwe si ukurundanya ibitatanye. Ibyakurikiye aho ngaho ntabwo twabyumvishe neza. Iyo twavuze twebwe ubumwe si nko gufata tuvuge ko niba tuvuga ngo abisi turi umwe gabasi, si uko tuvuze ngo abisi bose baraturakuruye babaye abanyarwanda barangije babagiye bose banyuzuramo, ko dukoze ubumwe. Ubumwe si ukwegeranya ibitanye, ahubwo nuko wowe nk'umwe ukwira muri bose, ni ugukwira muri byose na bose. Ntabwo ari ufata byose na bose ngo ubizane aho umwe ari, ahubwo ni uwo nguwo umwe wiyizuza muri byose na bose. Ibyo ni byitwa ubumwe. Ubumwe. Murabyumva? Cyumvikanye? Cyumvikanye. Yego. Masengesho yari yazamuye ikiganza, nagira ngo tumuhe umwanya abaze ikibazo cyangwa se atanga ubwunganizi. Nanabamenyesha ko nabonye ko umukuru Rwagasani yinjiye, nsaba Rwirujyo Nyirishema ko igihe kiri buze kuba gikwiriye ari buze kumutwakirira bakaza kucyatubwira. Yego rwose. Urakoze Nshimiyimana. Ndashimira Rwirujyo Nyirishema, ikiganiro cyiza cyakoze ku bindi biganiro byinshi twagiye tugira umwanya wo kuganiraho mu minsi yashize. Nagira ngo niba bishoboka atumurikire ku kintu yakunze kugarukaho cyo kuvuka k'umwana n'iterwa ry'igiti kigorororwa kugira ngo nanone umwana agororoke kandi akirebereho, kugira ngo kimwereke intambwe atera cyangwa se uko akura. Kugira ngo hari indi mikoro ifunguye birazanamo eko. Rero nkurikije ibyo muri iki gihe abantu mbona bishimira kuvuka buri munsi bakanabyizihiza. Hari n'abatabikora ariko bakabikorera ababakomokaho, ndetse bigatwara n'umutungo wabo. Ubona bisa nk'aho ari ibintu ku giti cyanjye by'umucuri dukopera Rubunga n'abandi, nkavuga ngo mu rwego rwo gusubira ku isoko tumurikiranye atekereza ate icyo kintu. Murakoze. Urakoze amasengesho. Sinzi ikibazo niba nacyumvise neza, ariko ndagisubiza mu buryo n'ubundi bukwerekezaho ku byo nenda kugusaba. Tuvuga iby'izinatima twashaka kubihuza n'igiti kijya giterwa n'amagambo ajya avugwa ku izina nyine giterwa hejuru ya nyuma yawe, umutongero uvugwa ukaba ugomba kuzaba uwo nguwo ubuzima bwawe ukuriye uko, noneho nuko ugenda utundwa ininda cyangwa ugenda wimenya ugakurira muri iyo misiyo naho twerekeza gusa, cyangwa ngo tubihuze n'ibyo twari dusanzwe twavuze. Ariko tuba twavuze tuti ku bijyanye n'inzira ya muntu, aho tuzaturuka
kuva umuntu avutse Aroni nibaza mbese tuzavuga umuntu avutse cyangwa tuzavuga samwe samutera inda na nyina duti reka tuhahitamo hamwe tuziga inzira ya muntu duturukije kuva umwana avuka ubwo kugeza igiti giterwa. Ibyo ngibyo hari amasomo ahariwe amateka yo mu irage ni birebire iyo faze yo gukurikiraho. Kuba akanya twigaga faze iri spirituelle. Mwibuke aho nabasanze mwajyaga muganira ku cyumweru ndabasanga ndavuga reka nanjye nze mutuganirane twagiye dukora ibyigisho suite logique bikurikiranye bitabo byerekeza ku buryo twari tugeze aka kanya twumvaga ari kurangiza cycle y'ibyo byigisho biririshamo spirituel byo kumenya no kwimenya. Ntituzabireka birumvikana ariko niba ku mugihe twari twihaye naha twari tugeze. Twumvaga rero tugiye gutangira indi phase kuko iyo twavuga byari nko gukorotira cyetse nibira bitarangiye mugasigara ndari muri suspense kaba tuzabigaruka butaha. Ariko ubundi twariho turangiza ubu bumenyi bwo kwimenya muri spirituel ntawaburangiza birumvikana ni aka gace ka mbere kabyo kugira ngo twongere dutangire ikindi kintu cyo mu irage ry'u Rwanda cyitwa inzira ya muntu ivamo mu kuvuka twavuze igiti giterwa uko bigenda ariko nabwo tutavuga ko nabivuze ntabwo ari byo kamara ahubwo no kumenya iteka bibitse. Ntabwo ikibazo kizaba ngo ndagiteraho igiti, ntabwo kizaba ko ntazo igiti cyane cyatewe, ntabwo bizabiki. Tuzagira ubwo bumenyi uko byagendaga tumenye ihame cyangwa iteka byabitse tugomba gukomeza kubaho kugeza uyu munsi. Ntabwo twakumvaga kugeza ryari wari utangiye kuvuga igiti giterwa bihita bigenda ako kanya. Nari mvuze iby'igiti yabazaga giterwa amasengesho aho twakivuze ntugire ikibazo. Tuziga ibijyanye n'inzira ya muntu tumenye igituma bagiteraga uko byakomeje. Ariko kamara ntabwo ari kuzava ngo tugira ngo musubire kujya mubitera musubire muri iyo mihango, ahubwo tuzatwiga iteka byabitse kurivanye mu ibanze ryabyo no mu buriza bwabyo iteka tugomba kubaho tukarisoma rero muri iyo mihango yakorwaga. Byanze bikunze si ukubasubiza mu nyokuru ibyo ngibyo ngo mujye gushaka igiti cyanyu biteye cyangwa mujye kugitera n'ubu ushaka uzabikora, ariko twe tuba twiga iteka ry'ibyo bintu. Ibyo rero mu nkundire two kubivuga aka kanya byose uko biri ahubwo tubivuge igihe kigeze mu nzira ya muntu tuvuge ko iyo mihango yagiraga dushaka iteka ririmo tugomba kubaho kugeza uyu munsi. Iryo teka tukaribaho biturutse mu gusubiza ibintu byose mu buriza bwabyo no kubyumvira mu buriza bwabyo. Amasengesho rero mbabarire nuko tuzabyiga neza ntugire ikibazo. Ndagushimye niba unyumvise. Ndanyuzwe rwose. Urakoze rwose. Maze rero niba nta wundi muntu hari undi muntu uhari ntawe mbona kuri ubu nta wundi wazamuye ikiganiro. Niba ntawe uhari rero mureke twakire mukuru rwa Gasani. Icyo twavuze niba ari akinjira ariko twahuzaga ibyo twize mbere bijyanye no gutundwa ininda iyo tumaze kuvukane mu bundi buryo tumenye ukuri kw'iby'umwuka habasigaye gutundwa ininda ariko kwezwa tuza kubihuza n'ibanga twaje kwita ibanga ryo kubaha ngaha ibara ryo gutsinda nkuko twavuze muri ya mibare mwetone n'utundwa ininda n'irora ryo kuganza twavuze mu murora n'iremo tubamo mfubokazi tuba ku isi yacu iriyiremo y'urukundo n'imbabazi. Tugera haravuga ngo ntugasane ntukabure ibyo agasani gasenze ku mutima wacu. Ako gasani gasenze ku mutima wacu karushaho kugira imbaraga bitewe n'ukuntu tugenda twimenya n'ukuntu tugenda dukurira muri misiyo yacu mu izina tima, muri misiyo twahawe mu izina ryacu n'ababyeyi kandi ihura n'iryo mu isanzure. Noneho iryo zina tima rikagenda rishimangira. Nanone aragiye ngira ngo Nyirishema ntabwo twakumvaga wari ugiye nanone. Ngiye ngeze he? Ngendeye he? agasani gasenze mu mitima ariko tubirebeye mu izina tima. Ako gasani gasenze mu mitima yacu ni izina tima tubireberamo kandi iyo zina tima n'ubundi
muri ubwo buryo uko tugenda dukuza agasani gasenze turaho dukura mu kwera kandi n'ukwera amagara, tuba dukura yuko ibara ryacu rigenda ryera ritundwa ininda rikurwaho inkamba duhinduka abera. Maze rero ibyo byose twabihuje niho twari tuje tuba duti rero niba dukundira iki cyiciro cya mbere cy'aya masomo yo kwimenya, dushobora gusa n'abagisoza ariko atari kugisoza, noneho tukazatangira inzira ya muntu nyirizina, twiga iteka rizirimo, iteka tugomba kubamo tutanyuze mu mihango gusa, tudaheze iyo, ahubwo dushaka iteka ry'iteka tugomba kubaho ryongera gucyura byose mu buriza bw'ibintu. Ubwo nibwo tuzaba dushyize imbuto mu kibiro cya rwangambibi, tubiba iteka rya soko ya byose na bose na twese muri twebwe. Ubwo rero nyine nagira ngo mvuge muri make ibyo twaganiriye kugira ngo umukuru wa Gasani abone aho ahera avuga ku byo twavuze, ashyira n'igitekerezo cye. Ndamwakiriye rero, sheme y'Imana, ubu mwakira ukwawe nawe. Arakoze Rwiruje Nyirishema no kutwakirira umukuru. Umwanya ni uwanyu rwa Gasani. Murakoze. Murakoze Gasani Shyerezo. Uretse gushima ninjiye mu mwanya usa n'usoza, ariko ni ugushima gusa, ni ukubabwira ko uyu muhati dufite ni umuhati uzatugeza kuri byinshi. Ndaza kuvuga ikintu kimwe cyo gushishikariza twese abari hano kurushaho kumenya, ndetse dufite byinshi bimaze gushyirwa hanze. Twifuza ko buri muntu yashishikarira kubimenya. Ibyinshi biri mu buryo twakwita ibishushanyo n'inyandiko, noneho mukaba mwagira kubera ko muhura gusa ku cyumweru, mukaba wenda mwagira topic mwiha mu cyumweru mukayiganiraho, mukaba mwabazanya ku mbuga. Nzi niba hari urubuga rumwe muhuriraho kugeza igihe wenda mwongeye kubiganira ku kino cyumweru, hadashize icyumweru nta muntu ugira icyo areba. Ubu rero turi mu nzira yo kwiga ubugororoke, ni inzira itwinjiza mu ibanze rya muntu nk'uko yari amaze kubivuga, tukajyana n'inyandiko zijyana nazo, kubera ko kugira ngo tubashe kugira icyo dukora kuri iyi si, ubugororoke ni ubwa mbere. Ubugororoke kugira ngo tubumenye ntabwo tuhita tubumenya, ahubwo tureba ibibugize mu Kinyarwanda, noneho tugatangira kubyiga. Ni inzira ishingiye ku myambi no ku minsi twabonye ubushize 49, 77, imyambi 7, ndetse bikinjira mu kimenyetso cy'ubugororoke. Ni nacyo buri munyarwanda akwiye kujya areberaho, akamenya yuko dufite amateka akomeye, kubera ko amateka yacu atwinjiza cyane mu ibanze, akanatwereka icyo tugomba gukora. Niyo mpamvu rero nasabaga Rwirujo kugira ngo nabyo muzabihe umurongo, noneho ibyo muzajya mwigaho bijye biba ndabyita nka suite, ku buryo ushobora no gusohora igitabo rimwe na rimwe. Rero ubugororoke bw'u Rwanda bukubiye mu kimenyetso cy'urusengo, ariko ruvamo Gasani gasenze ku mitima y'Abanyarwanda. Urusengo hari mwese muraruzi, ariko mwabonye ko tuzanabirebera hamwe, Rwirujo azabitwereka ibijyanye n'imyambi, uburyo igenda izenguruka mu kirango mwigeze kubona. Ubwo bugororoke rero bukubiye mu rusengo
birimo icyo twakwita inzira za muntu cyangwa inzira ya muntu yose imuhuza n'isanzure. Murumva ko ari ikintu cy'ingenzi. Tubaye nk'abagitangira hasi, ariyo twagiye tubona, ariko tukabyita amazina yabyo, tukamenya aho dutangiriye n'aho ducumbikishirije, tuvuga uti ibi bintu tubitangiye iki gihe, ariko hari ikintu binyunguye. Inzira ya muntu rero wari ubabwiye Rwirujo, ni byiza ko muyitangira mukarebera hamwe aho biriya byose bihurira, noneho buri munyarwanda akagira agasani gasenze ku mutima we, ikirango cy'urusengo kikamubaho, noneho tukarushaho kubaka abanyarwanda bafite ubumenyi. Ubumenyi rero bucya mbere ni uko bugomba gutangira ubutanga umucyo muri twebwe, uwo mucyo tukawuha abacu aho turi kumwe, imiryango yacu, mu ngo zacu, hanyuma tukawugeza no ku gihugu. Iyo urema umutima w'u Rwanda, ubanza kwiyubaka, ukaba intore, ukaba muzima, ukarangwa n'ubugororoke, ukubaka umutima w'urugo hafi yawe, noneho n'uw'u Rwanda ukabona kuwutanga. Ibyo bintu rero byose ni uko kugira ngo tube abagororotse bigomba guhera muri twe, tugatangirwa ubuhamya n'abo turi kumwe, igihugu kikakira uwo mucyo, maze uwo mucyo ugasakara hose. Agira ngo rero bwa bugororoke bavugaga Rwirujo bugiye n'ibipimo byawo, kubera ko birahari mu Kinyarwanda. Umuntu ajya amenya niba kuko ari mu bugororoke cyangwa se niba yatamye. Ese bigenda gute? Ubireba gute? Dukwiye kubireba, inyandiko zabyo zirahari, wenda nyinshi zirajya hanze, ariko kuko tubonana kuri rimwe ku cyumweru, dukwiye kubibaha nibura umuntu akamara icyumweru akora iyo reflection, kureba, kwireba ku munsi ku wundi. Hari urugendo rw'iminsi 49 turarufite, ku buryo buri munsi umuntu aba agomba kureba n'icyo agomba gukurikira. Noneho twazajya duhura buri gihe tureba ko turi kuri wa mutagara twese twifuza kugeraho. Ibyo rero byatuzamura, kuko n'inzira ya muntu bizatuma impano zimwe z'imisiga zifunguka n'izidafunguye. Bavuga bati tuzafunga gute ijisho rya gatatu, tuzarejya tureba gute, kumurikirwa n'ibindi. Ibyo bintu byose bifite inzira zabyo. Mu nzira ya muntu rero, no ku munsi wa mbere ikagera ku munsi wa 49, aho niho witoreza ibyo byose, ukava ku mutagara uriho ukajya ku wundi, kandi ubikwiye koko, nta wundi muntu uzakuzamura. Ndagira ngo rero tuzadufasha abantu bose guhagarara bemye no gutengata u Rwanda, ndetse aho bari bakabisanzure, iri ngiri ryuzuye byose, icyo bifuje bakakibona, kubera ko aho bari niho ibintu biri. Maze rero inzira zabo zikabizera, nabo bakababera, u Rwanda rukabirwera, ababyeyi bacu bakaba urubondo, ingabo zikaba urubondo, u Rwanda rukaba urubondo. Icyo gihe rero tuzaba tubashije kugera ku ntego twifuza. Ndabashimiye rero, naje ninze ntabakerereza, bashimira umuhate uhagije mufite, mbasabira ubumenyi buhagije kugira ngo uwo muhate ukomeze kuba uwujya mbere, umuhate ubyara kuzamuka cyangwa se impinduka, umuhate ubyara ibizima, ibyiza, izo mpinduka zibasha kugaragara. Kandi igihe kiri imbere turagaragara ko tugiye nko kubwira isi, tugomba kuba twuzuye. Rero murakoze rero, mugire imigisha, cyumweru cyiza, ibihe byiza, amaboko mahire, ibihe byiza ntibikava mu maso yanyu. Turabashimiye. Rwirujo, musubije ijambo niba hari ububaza cyangwa ikintu. Murakoze. Uko bimeze, uko biri kose, dukundisha Imana. Nyuma y'iryo jambo ubundi nta bindi twongeraho. Niba hari ikibazo mufite muzakibaze
muyihereye aho ngaho nyuma ubutaha udukundire duhagarikira aha ngaha ikiganiro cy'uyu munsi. Ndabashimiye. Dushimiye Rwagasani by'umwihariko. Inshuti nadusezereye nk'ibisanzwe hanyuma ubundi twisanzure. Inshuti wadusezerera. Murakoze cyane, turashimye rwose, turashimiye umukuru Rwagasani, turashimiye na Rwirujo Nyirishema yaduhaye urumuri rwiza kandi mu by'ukuri ruriho ruramurika kugira ngo Rwande mu isi yose. Rero namwe ababashije kwitabira uyu munsi uru rwigiro rwa Ndiga wandigaye turabashimiye cyane. Ubwo naho ku cyumweru gahunda rero yo kugira ngo tujye tuganira nk'uko Rwagasani abivuze, turafite imbuga duhuriyeho rwose, mujye muza twandike, abohereza voice note bazohereze, abohereza amatekste muyohereze, kugira ngo ku cyumweru tujye tuza tudahera kuri zero. Ndumva ari ibyo rero. Iteka Gasani Nkubashyerezo, iteka. Rwanda, ingoma yawe yogere hose, wowe n'Imana bagwiza ibyiza rugira. Mana y'u Rwanda, Mana y'u Rwanda, ingoma yawe yogere hose, wowe Gasani cy'u Rwanda, rusekere rugubwe neza, rusendereze mw'amahoro n'amahe, rutsindira ubukenya n'ubugingo buke. Mana y'u Rwanda, ingoma yawe yogere hose, wowe n'Imana bagwiza ibyiza rugira. Rutsindira ubusa be n'ubusharire, rutsindira icyago n'icyagane, rutsindire nyamusi n'intumwa yayo, rutsindira umwanzi wo mu kirambi n'umurozi uvuka ishyanga. Mana y'u Rwanda, Mana y'u Rwanda, ingoma yawe, ingoma yawe yogere hose, wowe n'Imana bagwiza ibyiza rugira. Ibiganza rugabire, rugaba rwagisha rugabo, maze twishyuke mu Rwanda, maze twishyuke mu Rwanda.